Nibyo mwaramutseho neza mwese abadukurikiranye muri mu bice bitandukanye, ndabasuje kandi mbahaye ikaze, mbifurije kugubwa neza. Nanone uyu mwanya tariki 8 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse nanone muri studio nsuza cyane abantu mudukurikiranye muri aya masaha muri mu bice bigiye bitandukanye, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho muri mu mpande zigiye zitandukanye mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka urukundo yuko mudukurikirana. Hari abari mu gihugu cya Uganda ndetse n'ahandi hirya no hino iyo irwota amasimbi. Ni amakuru rero tubafitiye muri aya masaha agiye kwibanda ku byatangajwe cyane n'abarwanyi ba AFC 23, ariko uza kumvamo ukuri gutangaje cyangwa se uza kumvamo ibintu bikomeye cyane birimo imigambi ikomeye AFC 23 iri gutegura, ikaba imigambi mibisha ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bigashyira n'ukuri kwaho izi nyeshyamba zirimo zirerekeza ndetse n'icyo ziri gupanga. Ubwo uza kubikurikirana neza mu by'ukuri araza gukura mu bwenge, ariko kandi nanone uza kubigenderaho hejuru nta kintu araza kumvamo. Niyo mpamvu tuba turaha rero kugira ngo mubashe kumva aya makuru akomeye cyane abarimo ubwino buhambaye. Kuri mikoro mu by'ukuri ndi Bosco, umunsi kundi tugenda tubana hano kuri Region Info. Ni nayo mpamvu benshi bamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo barusheho kugenda babana natwe uko bwije n'uko bukeye. Buri munsi tugenda tubagezaho amakuru, buri munsi tugenda tubagezaho ibiganiro byuje amakuru bikomeje kugenda bibera ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo. Ari nayo mpamvu mugenda mukagaruka no kubera ko nyine mudukumbuye kandi nanone mukumbuye amakuru y'ibyo tugenda tubagezaho. Ni amakuru koko ntago ari byo duhimba cyangwa se ari byo twitekerereza, ahubwo ni amakuru biba byabaye, ni amakuru biba byavuzwe, ni amakuru biba byanditswe, ni amakuru biba byakozwe, niyo tuza tukabanyuriza kuri uyu muyoboro hanyuma namwe mukayakurikira. Ariko muba musabwa gukora ubugororangingo bwanyu cyangwa se gukoresha logique nyurabwenge kabisa mukumva aho ibintu birimo byerekeza, kuko buriya nicyo amakuru aberaho kugira ngo atangaze aho ibintu bigeze. Nta gutinda rero reka twinjire muri aya makuru, rwose mbabwire uko byifashe ndetse n'uko bihagaze, aho kuri ubu byamaze kugaragara yuko hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byo byamaze gufata indi ntera. Gusa kimwe mu byo ugomba kuba wamenya cyangwa se kimwe mu byo ugomba kuba wasobanukirwa muri aba barwanyi ba AFC M23 harimo ibitameze neza, koko harimo ibitameze neza rwose, kuko ubu tuvugana umugabo bita General Budu Wingaruye ndetse n'uwo bita General Sultan Emmanuel Makenga, intambara yabo yabaye intambara rwose ikomeye cyane, yabaye intambara bimwe bita ngo nakasamutwe mu mitwe ya benshi, yakuriye ibibazo bikomeye cyane ndetse no kutumvikana mu barwanyi bafise 23. Gusa nubwo bimeze gutyo, kuri uyu General Budu Wingaruye n'abandi bayobozi barimo nka Colonel Nanga ntago bamerewe neza mu bigaragara, ndetse ntago bakwishimira ibyemezo nk'ibi ngibi birimo birafatwa uko byagenda kose, kubera ko uyu mugabo Colonel Nanga M23 yamaze kuba yamusenya rwose ku buryo budasanzwe. M23 yamaze kuba yamushyira hasi. Icyo twavuga nk'ubushobozi, ubudahangarwa ndetse n'imyanzuro yashoboraga kuba yafata, ubu ngubu bishyizweho akadomo. Ibyo byo ugomba kuba wabimenya, ibyo ugomba kuba wabisobanukirwa neza, ukamenya ukuri kuri inyuma cyangwa se ukuri guhatse iby'aya makuru ngiye kuba nakubwira, kuko ubu tuvugana uyu mugabo Colonel Nanga nk'uko narimo mbikubwira nabisubiremo, inshingano ze kabisa yari afite ndetse n'ubushobozi yari afite muri iri huriro AFC M23 ntabwo ariko zikingana, kuko ibyemezo yafataga hari bamwe kuri bagiye kujya babigiramo uruhare ndetse bayifateho nk'umwanzuro hafi ujya kuba kuwa nyuma. Uyu yigaragazaga nk'umuyobozi kugeza kuri ubwo w'ikirenga wa AFC 23, ariko inshingano ze zamaze gukurwaho cyangwa se kugabanywa. Ibyo ngiye kuba nabigarukaho, turaza kureba n'andi makuru akomeye cyane, nimo nagenda mbanyuriramo gake gake, ariko mubwire ko tugiye kuba twabyinjiramo ingingo ku yindi. Ari nayo mpamvu muteguza kuza kumva ibya Comrade Ntumba Vicky, uyu nguyu rwose agiye kuba Comrade wa Colonel Nanga.
ndaza kukubwira rero iby'amakuru akomeye cyane y'ibice byongeye kumvikanamo imirwano guhera ku munsi w'ejo, ariko bamwe bakaba babishingiye 23 bavuga ko uyu mutwe wabyigaruriye. Gusa mu itangazo ryashyizwe hanze cyangwa se riheruka gushyirwa hanze, by'umwihariko n'abarwanya M23 ku giti cyabo nta nubwo bigeze bemera ko ibyo bice byafashwe. Icyakoze bemeye ko byabayemo imirwano, ariko kandi nanone turagaruka ku makuru yavuzwe n'uruhande rw'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko uyu munsi turareba proof zifatika, turakoresha proof zifatika. Umuvugizi w'ibikorwa bya Skol ya kabiri muri teritwari ya Karehe yasobanuye imyanya imwe n'imwe yabereyemo imirwano, ndetse avuga ko bahagaritse ibitero, yewe agera no ku ngingo yo kuba mu by'ukuri hari ibice bivugwa ko 23 yifuza kwigarura, ariko baza kuyisubiza inyuma, ibyo bice biguma mu myanya n'ubundi yabari basanzwe babigenzura. Ubwo rero ntabwo ibyo ngibyo tuvuga ko hari ibice biba byafashwe cyangwa se byambuwe runaka, ahubwo habayeho gukomatana ndetse no guhangana. Imirwano igiye kumara iminsi 3 yose, kuko ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo kugeza mu masaha nimugoroba imirwano yarakomeje kugenda yumvikana. Iby'urwo rugamba cyangwa se by'iyo mirwano nabyo turaza kugenda tubigarukaho, turebe n'ibyo bagiye bavuga, ndetse n'ibice nyirizina bikomeje kugenda biberamo imirwano, ibice nyirizina bikomeje kugenda biberamo urugamba mw'abantu mwe. Ngayo nguko rero, komeza ube hafi kabisa muri uru rugendo tugiye kwinjiramo muri aya makuru, wiyumvire uko byifashe cyangwa se wiyumvire uko bihagaze. Turahera kuri Colonel Nanga nk'uko nabigusezeranyije cyangwa se nk'uko nabikubwiye, ndetse ni itangazo rikomeye cyane uwo bita Lawrence Kanyuka yashyize hanze mu masaha atari menshi atambutse, ryasobanuraga impinduka zikomeye cyane zabaye muri AFC23, ndetse rigashyira akadomo ku izamuka rya bamwe mu banyapolitike bemeye kuva ku ruhande rwa leta mu kuzamuka muri iki cyiciro cy'inyeshyamba cyangwa se muri uku gukorana na AFC23. Aya makuru aravuga ko AFC23 mu by'ukuri yazamuye mu ntera bamwe mu bayobozi bayo, cyangwa se bamwe yashyize mu myanya bamwe mu bayobozi. AFC23 yashyizeho umuyobozi mushya w'ibiro by'umunyamabanga w'ihuriro rya politike. Ubundi Colonel Nanga ni umunyamabanga, kugira ngo utangire unabyumva neza, uyu muntu yagizwe umuyobozi mushya w'ibiro by'umunyamabanga w'ihuriro rya politike. Ariko ubusanzwe Colonel Nanga yari umuyobozi mukuru. Urumva ko uyu mwanya washyizweho ni umwanya utari usanzweho, ni umwanya wongerewemo. Tariki 7 Mata ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, ni ku munsi w'ejo, byari ku munsi wa kabiri w'icyumweru, tariki 7 Mata 2026 nibwo ihuriro Alliance Fleuve Congo ndetse n'abarwanyi ba 23 bafatanye umunsi ku wundi batangaje icyemezo cyo gushyiraho umuyobozi mushya w'ibiro by'umunyamabanga bw'iri huriro rya politike, mu rwego rwo gukomeza kunoza imikorere yaryo no kongera imbaraga mu bikorwa bya politike rikora. Iyo niyo mpamvu bavuga cyangwa se batanze no gukomeza ubushobozi bwabo ndetse n'uburyo bakoramo ibintu, kugira ngo ibintu bisesengurike ndetse binasobanuke, nk'uko bikubiye mu cyemezo nimero 030 akarongo kaberamye inyuguti ya ca o ebyiri rad akanyerezo pr akarongo kaberamye AFC akanyerezo M23 akarongo kaberamye 26. Niyo nimero matricule y'icyo cyemezo. Bati umuyobozi bita uwo bita Numba Viki, bwana Numba Viki, ngo yagizwe umuyobozi w'ibiro by'umunyamabanga w'ihuriro rya politike, ni directeur de cabinet de la coordination politique. Iri tangazo ryashyizwe ahagaragara rigamije kumenyesha abaturage b'imbere mu gihugu ndetse n'amahanga impinduka nshya mu miyoborere y'iri huriro. Ubwo bavuze imbere mu gihugu ni mu bice AFC23 iyobora ndetse no hanze yaho iyobora. Uyu Numba Viki afite mu by'ukuri yagiye yiga amasomo agiye atandukanye. Bwana Numba Viki mu nyandiko yashyizwe hanze ngo afite amashuri mu by'ubukungu economy, akaba anafite ubumenyi n'ubunararibonye mu bijyanye n'imari mpuzamahanga. Mu buzima bwe bw'akazi yakoze mu rwego rw'amabanki mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, aho yagiye agaragaza ubunyamwuga, ubushobozi n'ubwitange mu nshingano ze. Urumva ukuntu bimeze, uyu muntu washyizwe muri biro politike azi ikijyanye na economique,
mbese muri rusange kumwegereza uyu mugabo wita Colonel Nanga ari nabyo nakubwiye biraza kugaragaza mu by'ukuri ibijyanye n'umusaruro wajyaga kuri Colonel Nanga, kuko ibigiye kujya bikontororwa n'ubwo byagiye mu cyiciro cya politike, uyu mugabo agomba kuzajya ababizi, yaba ituruka hanze ndetse n'ibituruka imbere mu bice 23 igenzura. Uretse ibyo, Ntumba Vicky akomoka aho bita muri Katanda mu ntara ya Kasai Orientale muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yigeze kandi kuba umunyamuryango w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi, rimwe mu mashyaka akomeye muri politike y'iki gihugu. Mu mirimo ye ya mbere muri leta yabaye umukozi ushinzwe ubutumwa mu rwego rwa Sante Etienne etre ku biro bya perezida wa Repubulika, aho yagize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa politike zigamije imibereho myiza n'ubuzima bw'abaturage. AFC M23 ivuga ko uyu muyobozi mushya afite ubushake n'icyerekezo bigamije impinduka mu miyoborere y'igihugu, ubwo ni mu mibereho y'ibice bagenzura nyine, aho igaragaza ko yiyemeje kurwanya ruswa n'indi myitwarire mibi no guharanira ubuyobozi buboneye burangwa n'ubutabera n'uburinganire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Ntumba Vicky kandi asanzwe ari umugabo wubatse, afite abana 3. AFC M23 ivuga ko agaragaza indangagaciro zirimo imyitwarire, no kuvuga ko bamushima rwose uburyo yari asanzwe yitwara mbere yuko agera kuri izi nshingano. Imyitwarire yagize AFC M23 bagaragaza kunyurwa nayo, ubunyangamugayo, urukundo ndetse rw'igihugu bikaba biri mu byo iri huriro rishyira imbere mu bayobozi baryo nk'uko babitangaje. Mu ishyirwaho rye rifatwa nk'intambwe nshya mu gukomeza kubaka no kongera imbaraga imiyoborere ya AFC M23 mu gihe iri huriro rikomeje ibikorwa byaryo bya politike mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo koko hari inyandiko ya page 2 yashyizwe hanze n'aba barwanyi, ngira ngo tunasome ibikubiyemo mbere yuko nyibasangiza muri groupe yacu ya WhatsApp, aho tubana umunsi ku wundi kugira ngo mukurikirane mumenye iby'aya makuru. AFC M23 batiyashyizeho umuyobozi w'ibiro by'umunyabanga w'ihuriro rya politike igaragaza inshingano ze ishingiro ry'icyemezo. Ntago ibya nimero turi buze kubigarukaho. Iki cyemezo rero ngo cyafatiwe i Goma, kikaba kigamije gukomeza kunoza imikoranire n'imiyoborere y'inzego zitandukanye zigize iri huriro, ni ukuvuga no guhuza inzego mu rwego rwo kongera imbaraga mu bikorwa byaryo bya politike, ubuyobozi n'imikoranire mpuzamahanga. Mu ngingo ya mbere y'iki cyemezo, Bwana Ntumba Vicky niwe wagizwe umuyobozi w'ibiro by'umunyabanga bw'ihuriro rya politike, ni ukuvuga Directeur de Cabinet de la coordination politique muri AFC M23. Muraza kwihangana igifaransa rwose gike cyacu turimo turagerageza gukoresha. Ishyirwaho rye rishingiye ku mategeko n'amahame atandukanye arimo itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ryo ku itariki 18 Gashyantare 2006 nk'uko ryavuguruwe cyane cyane ku ngingo zaryo za 64 na 63, hashingiye kandi ku nyandiko shingiro ya AFC M23 ndetse n'icyerekezo, intego n'ingamba by'iri huriro mu rwego rwa politike. AFC M23 ivuga ko iki cyemezo cyafashwe hashingiwe ku mpamvu zitandukanye zirimo gukenera kunoza ihuzabikorwa ry'ibikorwa bya politike, ubuyobozi n'ububanyi n'amahanga, ndetse no gushyiraho urwego rufasha neza ubuyobozi mu gutegura, gusesengura, gushyira mu bikorwa no gukurikirana ibyemezo n'ingamba bifatwa. Mu ngingo ya 2 hagaragaramo inshingano z'uyu muyobozi mushya w'ibiro by'ubunyamabanga bw'ihuriro rya politike, azajya afasha ubuyobozi bwa politike gutegura no gushyira mu bikorwa ingamba z'ikorwa rya politike, akanakurikirana ibikorwa bitandukanye bikorwa n'inzego zigize iri huriro. Azaba kandi ashinzwe guhuza ibikorwa by'inzego zitandukanye, gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo bifatwa, ndetse no gutuma habaho imikoranire myiza hagati y'ubuyobozi bwa politike n'abafatanyabikorwa b'iri huriro. Ingingo ya 3 y'iki cyemezo ivuga ku mategeko yose yari asanzweho anyuranyije n'iki cyemezo avanyweho, mu gihe ingingo ya 4 igena ko iki cyemezo gitangira gushyirwa mu bikorwa ku munsi cyashyiriweho umukono. Bivuze ngo ku munsi w'ejo tariki 7 uyu muyobozi washyizweho na AFC M23 ahise atangira gukora inshingano ze rwose. Iki cyemezo cyashyizweho umukono na Bertrand Bizimwa, umuhuzabikorwa wungirije ushinzwe ibibazo bya politike, ubuyobozi ndetse n'amategeko n'ububanyi n'amahanga, akaba ari na perezida wa M23. Cyanemejwe kandi na Colonel Nanga Yeburo,
umuhuzabikorwa wa politiki wa AFC M23, ishyirwaho rya Ntumba Vicky rifatwa nk'intambwe ikomeye mu gukomeza kubaka inzego zikomeye z'ubuyobozi muri AFC M23 hagamijwe kongera imbaraga mu mikorere no kugera ku ntego zayo za politiki mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iryo ni itangazo rwose ririmo ibisobanuro bitandukanye byatanzwe n'abarwanyi ba M23 bashyiraho uyu muyobozi wabo uje mu kazi gakomeye cyane cyangwa se uje kugira ibyo ahindura n'ibyo akora n'ibyo yongera muri uyu mutwe wa AFC M23. Ngibyo rero by'umuyobozi mushya wa 23. Reka dukubitire noneho ku yandi makuru akomeye cyane. Biravuga ko ku munsi w'ejo uduce turimo Rumbishi, Katare, aho bita Tungushuti, Mikenke, Masisi, Kadasomwa, Shigisha, Ruyinzi, Mitimingi, Kundondo ya Bijombo, Bijige, Rushimisha, Muramza, Kanogo, Biziba, Mugongo, Kwirango ndetse n'abita Gaparaki. Ibyo bice byose tuvuze haraguru ku munsi w'ejo harimo ibyo muri Kivu y'Amajyepfo, harimo muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko mwabyumvishe, ariko ibyo bice byose menya ko ku munsi w'ejo byiriwe birangwamo imirwano ikomeye cyane, byiriwe birangwamo urusasu rukomeye cyane cyangwa se byongeye kumvikanamo imbunda ziremereye nk'uko aya makuru atugeraho. Ibi ni ibyatangajwe na AFC M23 basobanura ndetse bavuga ko ngo ibyo bice ngo mu by'ukuri byaje kugabwamo ibitero, ndetse bavuze yuko ngo ibyo bitero byagabwe bikomeje guhungabanya ibice bituye cyane n'abaturage ndetse no kugira ingaruka zikomeye cyane mu myanya igiye itandukanye cyangwa se mu duce tugiye dutandukanye, nk'uko aya makuru yagiye abivuga y'ibyashyizwe hanze cyangwa se y'ibyavuzwe na M23. M23 yavuze ko iri guhamagarira amahanga ndetse n'isi yose kugira icyo bakora kugira ngo babashe guhangana mu by'ukuri mu bikorwa bigiye bitandukanye, babashe kugira icyo bageraho bahangana n'ibyo bitero bya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa nubwo bimeze gutyo, abarwanyi ba M23 batangaza ibyo ngibyo, biravuga ko imirwano irakomeje muri utwo duce tumwe na tumwe, ndetse nta kigeze gihagarika imirwano cyangwa se nta kigeze gituma urugamba ruhagarara. Ni urugamba rukomeye cyane rukomeje kugenda rwumvikana cyangwa se rugaragara mw'abantu mwe hano mu nguni zose zigiye zitandukanye za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo biciro biri kuvugamo imirwano bivuga ko hari bamwe mu bayobozi b'urugamba, abapana abayobozi hano mu mujyi wa Goma kuko twahereye ku bayobozi mu mujyi wa Goma, ariko tugaruke ku bayobozi b'urugamba. Ngo bamwe mu bayobozi b'urugamba cyangwa se bayoboye imirwano baje guhunga urugamba, ndetse biravuga ko ngo hari na bamwe bitabashije kugendera neza nko bita Captain Tadeyo. Uyu nguyu rwose ngo biravugwa ko ashobora kuba yahise agwa aho ngaho mu mirwano yaberaga muri teritwari ya Karehe, ariko aya makuru akaba ataremezwa neza 100%. Nibyo ndimo ndagenda ngerageza gukusanya kugira ngo tubashe kugenda tubategura kandi tuze kubagezaho amakuru mu buryo bwiza kandi busobanutse, rwose. Ngira ngo murabizi ko aricyo tuba tugerageza kuba twakora mw'abantu mwe, ariko urugamba rwakomeje kugenda ruba. Ibyo bice wumva tukubwiye haraguru birimo biravugwamo imirwano iri guhuza igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi ba 23. Urugero nko muri teritwari ya Karehe, amakuru atugeraho avuga yuko abo mu mutwe 23 aribo banje kugaba ibitero ndetse babasha no kugerageza gusubira inyuma, aho byari hafi kugera ku ntsinzi rwose basubiza inyuma Wazalendo. Ariko bamaze gukora icyo gikorwa batunguwe ku buryo bukomeye cyane n'ibyabaye, kubera ko amakuru aravuga ko Wazalendo imitwe yarwaniraga muri utwo duce byabaye ngombwa ko ihita ihamagara bagenzi babo. Mu guhamagara bagenzi babo rero urumva batse ubufasha cyangwa se ramforo. Amakuru akavuga ko hajemo igisirikare cy'u Burundi FDNB, hazamo FARDC, hazamo abacancuro. Ngira ngo murabizi ko hari rwose havugwamo abacancuro, hazamo n'abandi bose abo muzi bose bafasha FARDC, ngo bahise bimanukira berekeza kuri front line. Niko gufata M23 rero rwose ku munsi w'ejo. Ngira ngo video mwagiye muzibona zagiye zikwirakwira zagaragazaga ibisasu byari bikomeje kugenda biturika
mu bice bigiye bitandukanye. Ibisasu byari bikomeje kugenda byumvikana mu myanya igiye itandukanye. Ngibyo rero bimwe mu biri kuvugwa mu mujyi wa Goma mu barwanyi ba FC23, ibishobora gukurura akaga gakomeye cyane umutwe wa 23 kutumvikana hagati muri staff zo hejuru ukomeje kuvugwa. Ngibyo ibice byongeye kuvugwamo imirwano cyangwa se bikomeje kumvikanamo imirwano, binavugwa ko n'ubu ngubu rwose umuriro bigaragara ko impande n'impande isaha ku isaha habaye gusoboka imirwano by'agahanya gato byo kuruka, ariko n'ubundi uyu munsi nanone ibice bimwe na bimwe baturugamba ruraza gukomeza gusubukurwa. Ngayo nguko rero reka nge mbashimire mbabwire nti turaza gusubira nanone mu kanya kari imbere turiya n'ibindi babigezweho. Mbibutsa ko nari Bosco, mbibutsa ko yari Region Info, ndetse naributsa ko mugomba gukanda subscribe kugira ngo turusheho kugenda tubana kandi mu buryo bwiza muri aya makuru n'ibiganiro tugenda tubategura kandi tubagezaho umunsi ku wundi. Murakoze cyane.